Ikaze ku rubuga rwacu The Rising Engineer 2020. Tubategura ibiganiro bitandukanye twibanda cyane cyane ku bumenyi n'ikoranabuhanga no kurengera ibidukikije. Mu biganiro byacu byatambutse twagiye tubagezaho byinshi mu byo dusabye ko twabagerera hirya no hino, tukabereka uko ibintu bikora cyane cyane ibifite ibanga ryihishemo mu bumenyi n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero nyamuneka kora subscribe kugira ngo video zacu z'ubutaha zigeze kugeraho ako kanya. Turashaka gutembereza rero tukakwereka aho ubumenyi mu ikoranabuhanga ry'abanyarwanda ryari rigeze mbere y'umwaduko w'abazungu. Hari benshi bakeka yuko mbere ko abazungu baza mu Rwanda abanyarwanda nta kintu bari bazi gukora, ariko abanyarwanda barateye imbere cyane cyane mu bijyanye n'ubucuzi. Abanyarwanda bazi kwikorera ibikoresho bitandukanye bakoresheje ubuhanga bwabo, bakaba bacura ibikoresho bitandukanye bifashishije ubutare. Iyo ni ikoranabuhanga ryari maze igihe kinini mu Rwanda. Turakwereka bimwe mu bikoresho bakoreshaga kera nk'umwuga gakondo w'ubucuzi, ariko kandi n'uyu munsi bigifite umumaro bifashisha. Uyu munsi turakwereka bimwe mu bikoresho by'ibanze abanyarwanda barimo gukora bifashishije ibyuma bisanzwe nk'amasuka yarashaje bakayibyazamo ibindi bishyashya. Iri ni ikoranabuhanga ryiza cyane rifashijwe ryatera imbere kageza aho rigeza abanyarwanda. Iki gikoresho mureba ahangaha gikomeye cyane cyifashishwa mu gushongesha ibyuma bikoroha, bakaba babikoramo ibindi byuma bitandukanye bashaka. Turaza kukiganiraho by'umwihariko muri uyu mwuga w'ubucuzi. Icyo nta kindi gikoresho cyitwa umuvuba. Ese usanzwe iki gikoresho mukitanga iki? Umuvuba. Ubwo wowe urimo gukoresha se urimo uragira ute? Urimo kuvuga ute? Ubwo wowe witwa ngo iki? Wowe uri umuvuguzi. Ni byiza. Ese usanzwe wari uzi umuvuba? Wigeze wumva umuvuba? Nahe magambo akoreshwa iyo bijyanye n'ubucuzi, twibanda cyane cyane ku muvuba. Murimo murabona hano uyu musaza urimo gukora uyu murimo. Ubu rero tugiye kuganira kuri bimwe na bimwe mu by'ingenzi ukeneye kumenya bijyanye n'ubucuzi. Turebe ukuntu rero bakora no kunakoresha umuvuba n'ibindi bikoresho bitandukanye mu bucuzi bw'ibikoresho bikenewe mu rugo nka Rasoro, ishoka, ibishanguruzo. Tugiye kwanza cyane cyane tusobanurire uko umuvuba uteye, uko umuvuba ukoze. Uyu ni umuvuba. Uyu musaza urimo kuwukoresha iba arimo gukora babyita kuvuguta. Utazavuga ngo uyu muntu ngo afite umuvuba ngo uwukoresha ngo ari umuvubyi. Oya, ntabwo ari umuvubyi. Iryo ni ikosa abantu benshi bakora bakabyitiranya. Uyu nguyu arimo kuvuguta, ubwo akaba yitwa umuvugusi. Murabibona hano rero umuvuba wacu ufite ibice bitandukanye by'ingenzi. Mubona kino gice kibanza hano kinini, ibi nibyo bita amacuba. Hanyuma hakaza isembe ry'umuvuba, mu mutwe waryo hakaba harimo amazuru. Kari gace mubona hepfo rero gakoze mu ibumba kameze nk'umutemeri niko bita inkero. Ushobora kuba utarubizi, ariko ibyo nibyo bice by'ingenzi bigize umuvuba, nawe urabimenye. Hanyuma tugiye kureba rero naho ko umuvuba wacu ukoreshwa mu bucuzi gakondo, umurimo gakondo, umwuga gakondo w'abanyarwanda. Kora subscribe ubundi ujye ubona video zacu zose ako kanya kugira ngo dufatanye twiyungura ubumenyi mu bumenyi n'ikoranabuhanga. Ndakubwije ukuri ko ibi ngibi ari ubumenyi n'ikoranabuhanga biteye imbere cyane, kuko ushobora kuba wenda ukeka ko nta ikoranabuhanga ririmo, ariko ririmo byinshi cyane. Ngiye kugereranyiriza rero uyu muvuba dufite hano ugaragara hano n'umuvuba wa kera nk'ugaragara mu nzu ndangamurage y'u Rwanda. Ureba aho bitandukaniye, urabona yuko abanyarwanda bari abahanga cyane rwose. Hano rero murabona ibikoresho by'ingenzi bano bantu barimo kwitaho, ariko akanya tugiye kureba icyo barimo gucura kimwe muri ibi ngibi, turebe ukuntu bikora bite.
Igikoresho tugiye kwibandaho kano kanya ni gukora rasoro. Rasoro murayizi, abantu bavukiye mu miryango ihinga. Rasoro irakora cyane, irahinga cyane cyane ahantu h'amabuye, ahantu hakomeye utahita ukubitamo isuka. Ukoresha rasoro ikahari mu kurima, ikahoroshya, hanyuma wabona ko itaka riseseka ukabona gukoresha isuka. Ubwo n'ahantu hari amabuye menshi birumvikana rasoro ikora neza. Ikindi kandi rasoro dushobora kuyikoresha mu gihe turimo gucukura nk'imiferege ahantu harehare kandi hakomeye. Rasoro ikora neza cyane, kubera rasoro iba ifite ibiro bikeya kurusha ipiki. Benshi muzi ipiki, ariko rasoro irakoreshwa cyane mu Rwanda kuko bifite n'uburemere bworoheje kandi ushobora kuba yakwinjira mu butaka byoroheje kurusha ipiki. Reka turebe rero ukuntu hano uko bakora rasoro. Uyu ni umwuga gakondo w'abanyarwanda w'ubucuzi. Urabona hano uyu musaza mu byo akoresha, urabona ririya buye akoresha riri hasi, iri ni ibuye ry'abacuzi. Kera abanyarwanda batarabona aya mabuye agezweho kizungu, bakoreshaga ibuye risanzwe rimeze neza batoranyije, ubundi bakarikoreraho mu bucuzi. Ubona kandi afite inyundo ndetse afite n'igifashi mu ntoki. Reka rero turebe ukuntu abikoresha hano neza cyane. Mwabibonye hariya ukuntu umuvuba urimo gukora, bakohereza umuriro mu makara, bashyizemo agace k'isuka, akanako bita agafuni. Iriya funi baba bayitunganyije neza, bayikase ku bipimo bingana kandi bimeze neza, ubundi bakayishyushya, bakayicanira mu makara akoresheje umuvuba, hanyuma isuka ikoroha. Mugenzi wanjye buri umuvuba ufite umuriro mwinshi cyane ku buryo ari amakara bashobora kuyatushyiramo icyuma, wavuguta cyane icyuma kigashya kigashonga kigashira. Rasoro rero murabibona yuko babanje kuyitunganya nayo bakoresheje buhanga, rero koranabuhanga ryabo, hanyuma bakayiha ibice by'ingenzi, bakayiha rasoro hazahinga, ariko bagashyiraho n'akantu koroheje ko kuza kugondeka kugira ngo bashyire muri rasoro yacu, bayishyire mu gifunga. Ubwo rero turabibonye, igice cy'ingenzi cya mbere bakora ni ugutunganya igifunga. Igifunga rero cya rasoro bagitegura bifashishije udusuka dushaje two bita udufuni. Urumva wowe utabizi ushobora kubona agafuni ukubona n'umwanda, ariko iri ni ikoranabuhanga ryiza cyane ridufasha gukoresha ibintu byakoreshejwe tukabibyazamo ibindi bishyashya bifite undi mumaro. Ibyo bita mu gifaransa recyclage cyangwa kuri Kinyarwanda bita recycling. Ibingibi rero niyo utakekaga yuko bifite akamaro, bifite umumaro ukomeye cyane. Reka dukomeze twitegereze turebe. Nafasha cyane mu guhinga, mu kubagara ibitunguru, seleri, poivro n'ibindi byose. Aka ni akantu k'ingenzi cyane ugomba kuba wibitseho mu rugo. Nako rero mbona ko turifashisha ya suka ishaje, ifuni, bakayifata bakayicanira bakoresheje umuvuba n'amakara, hanyuma ngiza tugafata ya funi tukayiha isura twifuza ko igira. Ubona kiriya cyuma bakoresha niyo kugenda berekana uko ngana aho izanyura, barahakubita kuko kari agafuni karoroshye, hanyuma bamara kukoroshya bakakamarika bakagakubita kakaba karoroshye, hanyuma bakagakata, iby'inyuma bakabikuraho. Ari amaba yo ku ruhande bagiye kuyakuraho, urabona yifashishije inyundo kuko barangije kuhakata bakoresheje icyuma kandi hari horoshye. Bagiye gufunguraho rero ari amaba, dusigaranye inyamura yacu imeze neza 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 nguko iza kubingana, ariko ntago ari kuri ihingishwa imeze. Mwana yuko iracyafite igifunga kinini cyo hejuru, ntago ari bakoresha igifunga kingana kuriya, ahubwo barayicanira bakagikatamo kabiri hagasigaza gatoya, ubundi bakayigorora bakayiha isura. Urabona ko harimo no gukoresha imbaraga, ariko harimo n'ubwenge kuko barayikubita bakayirambura neza, ka gatuza k'isuka kari karimo bakakamaramo. Abagabo barakora rwose, aka kazi karasaba imbaraga ariko harimo n'ubwenge kuko barayicanira bakayisubizamo icyuma kigatukura, bakongera bakayivanamo bakagikubita. Mugenzi wanjye, umuvuba ufite akamaro gakomeye cyane wakoze biriya byose, kandi uramutse uyitinjije mu ziko iriya suka, ndakubwiza ukuri yashya igashira igahinduka amazi. Ahangaha rero barangije kuyikubita, iratunganye, igenze neza. Iri koranabuhanga ni ryiza cyane bagenzi muntu wanjye,
kubera yuko ubona ikitwaga ifunze gifite umumaro wo kujugunywa igiye kuvamo agasuka keza cyane wakoresha mu guhinga muri jardin, mu gukora ubusitani bwawe, ubagara indabo zawe neza, ubagara imboga zawe neza utaziranduye. Koresha aka gasuka kakozwe hano n'umucuzi w'umunyarwanda mu karere ka Muhanga, murenge Mushishiro. Ariko so honyine bikorerwa nuko aho twasuye iri koranabuhanga nyarwanda bararizi kandi baryitaho, ahubwo turihe agaciro, turigane abashakashatsi mu ikoranabuhanga, mwegera abantu mubafashe rwose hakorwa ubushakashatsi, turebe uburyo iki gikorwa cyatezwa imbere kigafata indi ntera. Uyu mwuga gakondo twasigiye n'abakurambere, ababyeyi bacu, ntuducike ngo ugende uhereheri. Uko nako bafata icyuma bakagikubita bakavanamo ibindi bikoresho. Murabona hano Rasoro, mwabonye ishoka, indyankwi, indyabiti, imarabiti. Hano kanani igikoresho bita igishanguzo, bafite intoki murakizi ukuntu igishanguzo gikora neza cyane mu gutunganya urutoki, dukuraho amakoma adakenewe, ibishangara n'ibindi biri hejuru ndashyikira. Abanyarwanda bafite ubuhanga, kandi bafite ubuhanga bwihariye bakoreshaga mbere y'umwaduko w'abazungu. Gusa naga abazungu ibyo bazanye ari bibi, gusa hari ibintu byiza batugejejeho mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ni byinshi byiza cyane. Murabona hano nk'iribuye rwose rifite akamaro cyane ko niho bakorera. Ubundi kirari taraza baragendaga bagashakisha ibuye risanzwe kandi rikomeye bakaryo bakoreraho, ariko iri ngiri ni ibuye ryiza rikomeye kandi barirambuye rimeze neza, ringana, ufite ubuso burambuye neza, iyo bituma tubona igikoresho gifite ubuziranenge. Mwakoze rero kudukurikirana The Rising Engineer 2020. Kora subscribe kugira ngo video zacu zizutaziyo zikugeraho, kandi mugenzi wanjye erega urabuteye inkunga iyi gahunda twatangiye yo kubagezaho byinshi bitandukanye nimukeneye kumenya mu bumenyi n'ikoranabuhanga. Murakoze cyane, turabashimiye, naho ubutaha.